Yo urabizi se urukundo rwa Niyori na Nyambo ruri kugenda rugana mu marembera. Urukundo rwa Niyori na Nyambo abenshi bari kugenda barugera amashoka. Ese murabona Yves yino ntego yihaye yo kuba yatandukanya Niyori na Nyambo akaba agiye gusubira ubwa kabiri kuba yabegerageza. Ese urabona Yves bizamukundira? Ese ubona Yves atari gukora ibikorwa by'ubugoryi cyane kugira ngo abone ukuntu yatsindira Nyambo? Ese ubona bimushobokera kugira ngo abe yatsindira Nyambo mu gihe Nyambo we atamukunda? Ese ubona Yves ibikorwa byaba ari gukora ari ibikorwa byubahisha umuntu w'umusore? Guys, rero icyo ngusaba wowe ni ukuba watega amatwi zino minota 20 zonyine ubundi tukaganira kuri filime yacu Ibanga niba uyikunda. Icyo ngusaba ni ukugira ngo ntubure muri izi minota 20 zonyine tube dusesengura filime yacu Ibanga ukuntu ibimeze. Ese guys, wowe uri umunyamuryango wa Miss Nyambo? Ese uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga? Ese wakoze subscribe no kuri VK Empire? Rero nimba utarakora subscribe no kuri VK Empire ndagusaba kugira ngo wakora subscribe maze tukomeze tugende mu bindi bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Kandi icyo ngusaba no kugira ngo batanga ibitekerezo byawe ube wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Tutangire kuri Yves ndetse na Dete wiwe. Ese Dete na Yves umupango wabo mubona uzapfa gukunda? Ese ubona Yves na Dete ibintu byo bari gupanga umunsi ku munsi, ese ubona ibipango zabo zizageraho zigacamo mu gihe badafite umuntu muri bo? Ese ubona Yves ukomeza kwirukanka kuri Nyambo cyane ndetse akomeza kwirukanka kuri Nyambo utanamukunda ndetse Nyambo utaba wifuza no kuba yajya mu rukundo nawe? Ese ubona Yves ibintu by'abari gukora ari ibintu bijima ndetse ubona ari ibintu bihesheje agaciro umuntu w'umusore muzima ufite imbaraga zo kuba yakora ndetse akaba yanashaka undi mukobwa wakundana muzima umukunda? Ese ubona Yves imyitwarire ye ari iz'umuntu mukuru? Guys, rero twabonye ko Dete na Yves noneho bapanze umupango wo kuba barimbura Niyori na Nyambo burundu. Twabonye ko Yves na Dete saizi umupango bafite ni ukuba barimbura urukundo rwa Niyori. Ese Dete intego yihaye yo kuba yafata Niyori akamujyana kure kugira ngo Yves abe yabona umwanya wo kuba yakunda Nyambo ndetse akamukunda ari wenyine? Ese ubona bishoboka? Ese ubona Yves nubwo yasigarana Nyambo bari kumwe ari babiri? Ese ubona Nyambo yemerera Yves kuba yakundana nawe? Ese ubona Nyambo we yakora iryo kosa ryo kuba yahemukira Niyori? Guys, rero murabizi ko abantu bahinduka. Abantu turabizi ko buri muntu wese aba afite mu mutwe we hatandukanye n'ahundi. Turabizi ko umuntu wese uko atekereza adatekereza nk'undi muntu. Turabizi ko Nyambo nubwo akunda Niyori ntabwo tubizi neza ko atamuhemukira. Kandi na Niyori we turabizi ko Niyori we amakosa ye ahoraho umunsi ku munsi. Niyori turabizi ko akunda kugira ubufuti bwinshi cyane ku buryo no kubikontorora biba byaramunaniye. Ese ubona Niyori amakosa yose bari kwishiramo ndetse n'ibibazo byose acamo ubona atari ubyitera? Ese ubona bikwiriye kugira ngo Niyori aba yitera ibibazo byose aba bari kwishiramo umunsi ku munsi? Ese ubona urukundo Nyambo mukunda atari urukundo rw'ukuri? Ese ubona Nyambo rata atamukundira ukwari? Guys, rero ntago tubizi ko Niyori noneho kuri ino nshuro arokoka. Ntago tubizi ko kuri ino nshuro none Niyori imyanzuro bamufatiye araza kuzisimbuka. Niyori ntago tuzi ko yivana muri uno mutego bamuteze. Guys, rero turabizi ko umuntu wese ukunda Ibanga abashishikajwe no kugira ngo abe yayigiramo uruhare. Icyo ngusaba kugira ngo bayigiremo uruhare ni uko wakora subscribe no kuri VK Empire ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe ndetse ukanategereza iki kiganiro kikarangira ukambwira ibyo wumvisemo kirangiye. Icyambere ni ukugira ngo tube tuganira kuri filime yacu Ibanga mu gihe tuyitegereje itarasohoka. Guys, rero ese wowe Niyori na Nyambo ubona urukundo rwabo
ari urukundo rw'ukuri? Ese ubona urukundo rwabo rushingiye koko ku kintu cya nyacyo? Ese ubona Niyori uburyo akundamo Nyambo yemera kuba yamuca inyuma? Turabizi ko Niyori abigerageza kenshi, nubwo abigerageza turabizi ko Niyori atabikora. Niyori turabizi ko ibintu byose byo bari gukora aba ari amagambo gusa, ariko se turabizi ko Niyori yemera agakora ibintu bya nyabyo kugira ngo yishime. Ese ubona Niyori koko yemera agahemukira Nyambo n'ukuntu amukunda? Guys, rero bya Niyori na Nyambo ndetse na date ndetse na Yves w'iwabo ntago tubizi niba byabo bizapfa gukunda. Ntago tubizi ko ubugoryi bwa Yves buzagera bukamuvamo agakora ikintu kizima. Gahima we akomeje kuba igitabwenge. Gahima akomeje kuturumbira birenze. Gahima akomeje kuba ikirumbu uko bwije n'uko bukeye. Gahima akomeje kugenda adukorera utuntu twa surprise gake gake. Gahima we na date akomeje kuba yamwikuraho cyane. Ese Gahima mubona ibyo yikururiye bitazageraho bikamurenga? Ese ubona Gahima azageraho agacururuka agafata inzira imwe yo kuba yabana n'umugore umwe wenyine afite? Gahima turabizi ko ashaka umwana. Ese Gahima nubwo ashaka umwana, umuntu ukunda Ibanga ntiwibuka ko batubwiye ko ari Gahima wadwaye? Ese ubona Gahima n'ukuntu bavuze ngo ararwaye ubona ari wowe wabyara? Ese guys, date we ukomeje kuba yikurura kuri Gahima, ubona Gahima we atazageraho akisenyera urugo? Ese guys, Jojo namara kumenya ibya date ndetse akabyumva neza, ese ubona Gahima azasobanurira iki date? Ese none ubona Gahima azajya imbere ya Jojo hakagira irindi jambo avuga ndetse ijambo rizima? Ese ubona noneho Gahima asigaranye icyubahiro? Date yamuporopoje ngo niba ashaka kugira ngo babane aze babane. Ese Gahima yabigira ibintu bya seriye akajya kubana na date? Ese ubona Gahima yifasha akajya kubana na date ubona yaba yihesheje agaciro? Ese ubona Gahima we atagenda aturumbira gake gake? Gahima yabaye ikirumbo. Gahima yamaze kuba yaba ikirumbo. Gahima ndetse yatubereye ibyo ntazi. Gahima akomeje kugenda dutungura gake gake. Gahima akomeje kugenda ahindura imyitwarire yo yari afite kuva na mbere hose. Ubundi Gahima kuva mbere twari tuzi ko ari we muntu wihesheje agaciro mu mudugudu wa Gasharo. Gahima twari tuzi ko ari we muntu wa mbere muri uyu mudugudu w'umugabo wihesheje agaciro ndetse utaba wifuza kuba yandagara ndetse utaba wifuza kuba yanajya hanze. Gahima niwe muntu w'umugabo twatuzi muri uyu mudugudu wa Gasharo utaba waca umugore we inyuma. Ariko Gahima tuje kumenya neza ko Gahima noneho yahinduye imyitwarire. Gahima yahinduye imyifatire. Gahima akomeje kugenda ahinduka gake gake. Gahima akomeje kugenda ahindura isura ye, akavanamo isura y'ubugabo ndetse isura nzima agashyiramo isura y'ubugoryi y'ububwa. Ese Gahima ukomeje kugenda aca inyuma Jojo, ubona we atari kugenda yishyira mu bindi byago birenze? Ese wowe iyo utekereje ko kano kanya Jojo yamaze kumenya ukuri kose ko Gahima yirirwa amuca inyuma kuri date, utekereza ko Jojo yakora iki? Jojo turabizi ko ari umuntu utavugirwamo. Jojo turabizi ko ari umuntu ugira amahane ya danje. Ngahibaze kano kanya amenyeje ko date yamuciye inyuma. Ese ubona date yacikira he? Ese ubona date yarigitira he kugira ngo abe yacika Jojo? Guys, rero wowe icyo ngusaba no kugira ngo bagire inama umuntu wari wese uri kumva ari kwishira mu byago muri filime ya Ibanga.
icyo ngusaba no gutanga ibitekerezo byawe kambwira ukuntu wiyumva nawe kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe ukuntu uhemukinnye muri filime yacu Ibanga? Ese muri filime yacu Ibanga iyo uyirebye ikungura iki? Ese filime yacu Ibanga iyo uri kuyireba hari ikintu gigusigira cyo wifashisha mu buzima busanzwe? Ese filime yacu Ibanga hari ahantu wumva igukora? Guys, rero icyo ngusaba ni ukugira ngo utange ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wiyumva. Guys, turabizi ko filime yacu Ibanga noneho yatangiye kuzana ibindi byago. Filime yacu Ibanga yatangiye kuba yafata indi ntera. Rufendeke ndetse na Ani ibyabo ntago tuzi ibyari byo. Rufendeke yarabuze ariko Ani arahangayitse nkaho ari boss we ndetse nkaho ari sheri we. Ese Ani gwa mugani gwa Kiramani yabatangiye gukunda Rufendeke? Ese urabona ataba ari ibintu byiza? Ese urabona Ani akunze Rufendeke atabafashe umwanzuro mwiza? Soso nawe ibyo byakomeje kuba ibindi. Soso nawe twamaze kumenya ko yatangiye kujya mu rukundo. Soso turabona ukuntu Queen arimo kumuvugisha akamusubiza umunabi kandi ari ikintu kimwe amubajije. Soso nawe twamaze kumenya ko yatangiye kuba yajya mu rukundo n'umusheri wa Ani. Ese guys, mubona kino kintu ataba ari ikintu cyiza? Guys, rero kwigarukire kuri Kiramani ndetse na Queen wiwe. Turabizi ko ibyabo bitarasobanuka. Turabizi ko Queen ndetse na Kiramani ibyabo bikomeje kuba amayobera. Turabizi ko nta n'umuntu n'umwe uregera undi ngabe yamubwiza ukuri. Kiramani turabizi ko amafuti yose yakoze atazi uburyo azayikuramo, ndetse na Queen nawe ubwe aba yicariye aho ngaho nagaze umuntu waje gufata irembi wabo. Ese Queen umunsi azaba yamenyeje ukuri kose, ndetse Queen umunsi azaba yamenyeje ko ibi byose byakozwe ari Kiramani wabikoze, ese ubona Queen azarenza hiki? Ese ubona Queen yemera kuba yakundana na Kiramani ngo nuko yafashe iwabo irembo? Ese ubona bishoboka? Ese ubona Kiramani we ibintu yakoze yarabanje yabitekerezaho? Turabizi ko Kiramani yafashijwemo na nyina we. Turabizi ko ibintu byose byo Kiramani yakoze ari mama we bimufashijemo. Ese ubona mama we amafuti yaba ari gukora umunsi ku munsi ubona wazamuhira? Ese ubona Kiramani we na nyina ibintu byo bakoze bakaja gufatira irembo ku muntu badakundana ndetse ku muntu batanaziranye cyane bivuye kure? Ese ubona ibintu bakoze ari ibintu by'ubutware? Ese ubona Kiramani amakosa yakoze azayakosora bikemera? Ese ubona bishoboka kugira ngo Kiramani abe yakosora ibintu byakoze ashaka ibindi bintu abihinduza? Guys, rero urabizi ko utapfa gukunda ko Kiramani yareka Queen akagenda. Turabizi ko Kiramani yemera Queen byadanje ku buryo kumubura byamutesha umutwe ndetse akaba yareka ibindi byose akunda ariko akakomeza kugendana na Queen. Ese guys, wowe utekereje ko kano kanya Queen yamenyeje ukuri kose ko Kiramani ari waje gufata iwabo irembo? Ese utekereza ko Queen yakorera iki Kiramani? Ese utekereza ko Queen yafatira izihe myanzuro Kiramani? Ese ubona bishoboka ko Kiramani yakomezanya na Queen n'ibifite byose yamaze kuba yamukorera? Ese ubona Queen yemera kuba yagendana na Kiramani amaze kumenya ko Kiramani ari umuntu ukora ibintu atabanje yabaza? Ese ubona Kiramani afite amahirwe yo kuba yakundana na Queen bigashoboka? Guys, icyo ngusaba ni ibitekerezo byawe, ubundi ukanakora subscribe no kuri venke empabo ndetse ukagumya tukagenda muri ko byose baturukora umunsi ku munsi. Ese guys, wowe kano kanya wishije mu mwanya wa Kiramani wakora iki? Ese guys, wowe wise mu mwanya wa Queen wowe wakora iki? Turabizi ko ibyabo bitarasobanuka, ariko filime yacu murabizi ko yitwa Ibanga.
icyo ngusaba ni ukutabara kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukudacishwa na episode yari yose yasohotse kuri filime yacu Ibanga ndetse na benesensi zose ziba ziri gucana no kuri Venke Empire. Ese guys, wowe kubona Papa Kiramani akomeje nawe kuba yahisha amabanga menshi akayahisha umugore we, ese ubona Papa Kiramani we bizamuhira? Turabizi ko Papa Kiramani yamaze kuvumbutwa ko abari gushaka umugore we wicwa Tereza. Turabizi ko Kiramani umuntu we abari gushaka nubwo batazi icyo asobanuye kuri Papa Kiramani, turabizi ko bamaze kumenya uwo ari we. Turabizi ko nubwo bamugize umusazi, turabizi ko Tereza ikintu cy'abari gukora ari ikintu kizima, kandi turabizi ko Tereza atari umuntu upfa kuva ku izima gutyo. Tereza turabizi ko bino bintu azabigeraho. Tereza turabizi ko umunsi umwe azisanga yahuye n'umuhungu we. Ese ubona Tereza ahuye n'umuhungu we, mubona Papa Kiramani we yasobanurira iki Mama Kiramani? Ese ubona bishoboka kugira ngo Papa Kiramani abe yareka Kiramani aba yajya kwa Tereza? Ese ubona bishoboka ko Papa Kiramani yareka Tereza ari muzima kugeza naho mutwarira umuhungu we? Papa Kiramani we turabizi ko nta mikino. Papa Kiramani turabizi ko ubu ngubu tuvugana nta byo gukina afite. Papa Kiramani turabizi ko yafashe umwanzuro ko umunsi azongera kubona Tereza azamwica. Ese Papa Kiramani indahiro ye yarahiye mubona azayikora? Ese mubona azabikora? Ese ubona Papa Kiramani amafuti yakoze mubona azamuhira? Icyo ngusaba ni ugutanga ibitekerezo byawe kuri filime yacu Ibanga, kandi icyo ngusaba no kugira ngo ube wakora subscribe no kuri Venke aboneze ukomeze tugende mu bikorwa byose turukora umunsi ku munsi. Filime yacu Ibanga ikomeje kuba yaba amayobera. Dete ndetse na Gahima wiwe, Jojo na Gahima bakomeje kuba nabo bajya mu bindi byago. Amabanga akomeje kuba gandi mabanga. Yves ndetse na Nyambo wiwe bakomeje nabo kuba bagenda bajya hejuru no hasi, hejuru hasi gutyo. Yves akomeje kuba yahisha amabanga yo kuba yagirira nabi Niyori, kandi tuzi uburyo Nyambo amukunda. Nyambo na Niyori nabo urukundo rwabo rukomeje kuba rwakura gake gake, ndetse urukundo rwabo rukomeje kuba rwafata indi ntera, ndetse intera idasubira inyuma. Tereza ndetse na Papa Kiramani nabo bakomeje kuba bishyira mu byago birenze, ndetse ibyago batazapfa kuba bikuramo. Mama Kiramani ndetse na Papa Kiramani nabo bakomeje kuba barebana y'ingwe, bakomeje kuba barebana nk'abantu bataziranye kandi baziranye. Ani na Rufendeke nabo ntabwo ibyabo twe twabisobanukirwa neza. Turabizi ko Ani noneho atangiye kuba yagirira impuhwe Rufendeke. Turabizi ko ndetse na Kiramani ndetse na Queen bakomeje kuba nabo bahishanye ibintu bidasanzwe. Turabizi ko Kiramani ibintu byahishe ari ibintu bizamwicisha. Turabizi ko Kiramani nawe akomeje kuba yagenda ahisha ibintu bidasanzwe. Guys, muri aka kanya fasha umwanya wanyu, ndabashimiye ku muntu mwese wakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Nshimiye umuntu wese wakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndetse akaba ari umunyamuryango wa Venke Empire, ndetse akaba anakunda kuba yatanga ibitekerezo kuri filime yacu Ibanga. Ndamushimira, kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi mwebwe tuba turimo gukorera. Icyo ngusaba ni ukugira ngo ube wa munyamuryango wuzuye, kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose bya Venke Empire umunsi ku munsi aba ari gukora. Icyo ngusaba rero ni ukugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire, maze ujye ubona ibikorwa byose utarinze waruha. Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga igeze kuri episode y'Ishyano na 71. Turabizi ko buri muntu wese aba yifuza kugira ngo abe
yaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga. Rero icyo musaba no kugira ngo bakora subscribe amazi tukomeze tugenda mu bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Guys, rero nagutindiye ndagusaba kugira ngo twongere duhure ku yindi episode ikurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se twongere duhure ku yindi ebene sincere yose filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane kandi murabizi ukuntu muri abantu bagaciro hano kuri Venke Emba. Twongere duhure ku yindi episode ikurikira, ndabakunda cyane.